Shalom, ndabaramukije mwese abakurikiye Grace Upon Grace Channel. Uyu ni umwanya w'ikiganiro Itara n'Italenta. Amahoro y'Imana bane namwe. Ikaze mu kiganiro, kubo tutaziranye nitwa Francine. Uyu munsi insanganyamatsiko y'ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho iravuga ngo ikintu kimwe twese dukwiriye gutunga no kuvugaho igihe tugihumeka. Imana yakunze abo munsi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo. Ijambo ry'Imana mu Ivanjili ya Yohani 3:16 niko batubwira ngo Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kubera urukundo rwinshi. Imana yakunze ab'isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese azabone ubugingo. Umwana w'Imana niwe ngabire iruti zindi, niwe mpano iruti zindi Imana yaduhaye. Mu by'ukuri ibyo dutunze byose, ibintu biri kuri iyi si, ibyo dukoresha, ibivamo indege, ibivamo imodoka, zahabu, diyama, byose n'ubukungu bw'Imana, byose n'iby'Imana yaduhaye. Ariko inyuma y'ibyo, ikiruta byose ni umwana wayo Yesu Kristo. Imana yamuduhaye kugira ngo tubone ubugingo. Muri make rero Yesu niwe bugingo, Imana yaduhaye ubugingo. Hari ijambo Yesu Kristo yakunze kuvuga, ndarikunda iryo jambo. Ijambo rivuga ngo mbese uwatunga iby'isi byose akabura ubugingo byamumarira iki? Kuko mu gihe cye byari bigoye, n'ubu kandi byari bigoye kugira ngo abantu baha agaciro ubugingo kuruta uko baha agaciro ibikorwa bisanzwe. Kujya gushaka umugati, gushaka icyakubeshyaho ngo ugure inzu cyangwa uyirihe, bigatwara umwanya wose. Ariko Yesu iryo jambo iyo ndisomye, iryo jambo yavuze iyo ndisomye, rintera gutekereza ngo mbese uwabitunga iby'isi byose ariko akabura ubugingo, akabura ubuzima, byamumarira iki? Rero hejuru y'Imana yari yaraduhaye byose, hejuru y'ibintu Imana yari yaraduhaye byose, yageretseho ubugingo, kuko ibindi byose byarangiriraga kuri iyi si. Muri make umuntu akavuka, avuka nta kintu afite, yagera ku isi agashaka ibintu, yajya gupfa agapfa nta kintu ajyanye. Ni ukuvuga ngo dutangira duhabwa ubuzima, hanyuma tugasoza ubuzima tubutakaje, bikarangira gutyo. Ariko noneho Imana hagati yashyizemo ubugingo muri Yesu Kristo, kugira ngo abamwizera ntibazarangirize ku rupfu gusa batakaje ubuzima, ahubwo bazahite bimukira mu bugingo. Nyuma y'ubuzima habeho ubugingo, abantu bakomeze babeho. Rero ubugingo Imana yaduhaye, yabuduhereye muri Yesu Kristo, niyo mpano iruta izindi Imana yaduhaye. Muri iki cyumweru tuzizihiza umunsi mukuru wa Pentecoste, ukuza kwa Roho Mutagatifu mu bantu, ukuntu Roho Mutagatifu yamanukiye mu ntumwa. Yesu Kristo rero amaze kugera kuri iyi si, nawe yaradukunze cyane. Yadukunze nk'uko Imana Data yadukunze, aradukunda rw'agahebuzo, aduha nawe ingabire imwe iruta izindi, ni Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu niwe Yesu Kristo yaduhereyemo ubugingo. Imana Data yaduhaye Yesu, yaduhaye ubugingo muri Yesu Kristo. Yesu Kristo aduha ubugingo muri Roho Mutagatifu. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo mbere yuko ibyaremwe byose bigira ishusho, ngo Roho Mutagatifu ni wowe warerembaga hejuru y'amazi ayaha imbaraga. Roho Mutagatifu ni uha ibintu byose ishusho. Kandi Yesu mu kuzuka, Roho Mutagatifu ni wowe wamuzuye. Bivuga ngo Roho Mutagatifu atanga ubuzima, agasubiza ubuzima n'uwari warabutakaje. Rero ubwo bugingo Imana yaduhaye muri Yesu Kristo, Yesu Kristo yabuduhereye muri Roho Mutagatifu. Rero kugira ngo Yesu aduhe Roho Mutagatifu, tumutunge, kugira ngo abe yaraje gutura muri twe, bikunde, nuko hari ibintu bibiri bikomeye Yesu yakoze. Hari intambara, hari ibibazo hagati y'umwana w'umuntu n'Imana yamuremye, no hagati y'umwana w'umuntu na Shitani. Ku ruhande rw'Imana, abana b'abantu bari baracumuye, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo igihano cy'icyaha ni urupfu. Abantu bagombaga gupfa. Kugira ngo rero umuntu ugomba gupfa, aho kumwica umuhe Roho Mutagatifu bivuga ubugingo, ntibyakundaga. Byari ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana, Imana yari kuba yarabeshye. Ubwo rero Yesu Kristo ni nkaho yaganiriye n'Imana, mbese bakajya inama y'icyo agomba kudukorera. Yesu ni nkaho yagiye inama n'Imana, we akaturihirira. Twari twarananiwe kwamamaza ijambo ry'Imana ngo rikwire hose, twarananiwe kumenyekanisha izina ry'Imana mu mahanga yose, twarananiwe gutangaza ubwami bw'Imana mu mahanga yose ngo abantu bamumenye, tunanirwa no kubana neza. Twari twaracumuye, icyari kidukweye rwari urupfu. Noneho Yesu Kristo urwo rupfu yemera ko ari upfa, hanyuma ibyo tutakoze
noneho warabikora, amenyekanisha izina ry'Imana, yamamaza ingoma y'Imana, ijambo ry'Imana araryigisha, abantu bararimenya, akora icyiza. Niwe muntu umwe wabonetse ku isi wambaye umubiri ntiyigera acumura. Yarageragejwe nkatwe twese, yarakubiswe, yarashonje, yambitswe ubusa, ariko ntiyigeze acumura. Kubera ko atigeze rero acumura, yabonye uburenganzira bwo kuducungura, yarinze apfa, atigeze acumura. Shitani rero ku rundi ruhande, ikibazo twari dufitanye, Shitani yaravugaga iti aba bantu batunze ibyanjye, ndi umubeshyi, ndi sekibi, nabo bakora ikibi, narabigaruriye n'abanjye. Ariko Shitani kuko yabeshyaga, Yezu yarayirwanyije. Ubundi Imana yo, Yezu yagiye inama nayo araturihirira, kuko Imana yari ifite ukuri, yararishye. Ku ruhande rw'Imana Yezu yaraturihiriye, ariko ku ruhande rwa Shitani Yezu yaraturwaniriye, kuko Shitani ni umujura, yarabeshyaga, yari yaratugize imbata ze, yari yaradufasheho ingwate, ariko atwibye kuko tutarabe. Rero Yezu ararwana kugira ngo adukure mu maboko ya Shitani. Yarwanye n'icyaha, arwana n'urupfu, arwana no kwambura Shitani ububasha. Icyaha yagitsinze akiri mu mubiri. Habonetse, nkuko nabivugaga, habonetse umuntu umwe wambaye umubiri utarigeze acumura, arababazwa, arahemukirwa kugeza apfuye. Ageze ikuzimu, urupfu rushaka kumugumana, ntibyakunda, kuko ubundi kugira ngo urupfu rukugumane ni ukuba waracumuye. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Rero we ntiyagombaga guhabwa urupfu rw'iteka kuko atigeze acumura. Icyo gihe rero urupfu ntirwashoboye kumubika, ararutsinda. Amaze kurutsinda, yambura ubutware n'ubutegetsi Shitani, kuko yari umubeshyi, yari umujura, amwambura imfunguzo z'ikuzimu, amwambura n'ubutware bwose. Ku ruhande rwa Shitani Yezu yararwanye, araturwanirira, aramutsinda, atsinda urupfu, atsinda n'icyaha. Ku ruhande rw'Imana yararishye, ibyo tutagombaga gukora yarabikoze, n'urupfu rwari rudukwiye aba ari upfa. Noneho rero amaze gukora ibyo byose, niryo rya jambo ry'Imana tugiye gusoma mu kanya, ridusobanurira uburyo ki Yezu yadusobanuye imbere y'Imana, akabasha kuduhesha iyo ngabire isumba izindi. Kuko ageze mu ijuru, Imana ntiyashoboraga kumwangira kutwohereza Roho Mutagatifu, kuko tutari tukiri imbata za Shitani, kandi nta n'umwenda twari tukirimo Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Ivanjiri ya Yohani, umutwe wa 16, duhereye ku murongo wa 5 kugeza ku wa 11. Imana iduhana umugisha, Imana idufungure imitima twese, itworoshye imitima. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tugiye kuganira twese ritwunguruze, rigira aho ridukura, rigire naho ritugejeje. Ubu rero nsanze uwantumye, none muri mwe ntawe umbaza uti ugiye he? Ubwo mbabwiye ibyo, umutima wanyu wuzuye ishavu. Ariko mbabwira ukuri, ngiye byabagirira akamaro. Kuko ntagiye, umuvugizi ntiyabazamo, ariko ningenda nzamuboherereza. Kandi namara kuza, azereka ab'isi aho icyaha cyabo kiri, naho ubutungane buri, n'urubanza uko ruteye. Azabereka ibyaha byabo kuko batanyemeye. Azabereka aho ubutungane buri, kuko ngiye kwa Data, kandi mukaba mutakimbonye. Azabereka uko urubanza ruteye, kuko umutware w'iyi si yaciriwe urubanza. Bakristo bavandimwe, nitwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu Kristo rero amaze gukora ibyo bintu bibiri byari inzitizi. Ku ruhande rumwe yari Shitani yatwigaruriye, ku rundi ruhande yari Imana itwishyuza. Yesu yari afite uburenganzira bwo kujya kudusabira Roho Mutagatifu. Ingabire iruta izindi twahawe na Kristo ni Roho Mutagatifu. Nibwo yabwiye intumwa ze ati, mbabwiye ko ngiye kugenda, birabababaje, ariko ntimubabare. Ni byiza kuri mwe ko ngenda. Ni byiza ko ngenda kugira ngo ubugingo Imana yavuze buzuzurira muri Roho Mutagatifu. Ntagiye ntimwamubona, kandi mutambonye nta bugingo mwaba mufite. Kandi rero uwo muhoza ko kubwo ngiye nzamuboherereza. Yesu Kristo yaragiye yohereza Roho Mutagatifu. Ariko Roho Mutagatifu n'uwabemeye Kristo, nk'uko ijambo ribitubwiye. Abemeye Kristo bakemera ijambo rye,
bakemera ko ari we mukiza wabacunguye, bakemera ibyo yakoze, bagashima ibyo yakoze, bahawe roho mutagatifu. Kandi ubwo roho mutagatifu yamanukiraga ku ntumwa, hari abantu benshi bari bahari hafi aho, abari babakikije, ntabwo bo buzuye roho mutagatifu, babirebesheje amaso. Abuzuye roho mutagatifu ni abakristu, ni abakiriye ijambo rye, n'abemeye izina rye. Rero intumwa zimaze guhabwa roho mutagatifu zagiye kwigisha Kristo hanze, abo bigishije bose bakemera izina rya Kristo, nabo bahawe roho mutagatifu. Bikomeza gutyo gutyo kugeza kuri twebwe ko tumwemera, tukaba tumwizera ko ari we mwami wacu n'umukiza wacu, duhabwa roho mutagatifu ari we bugingo. Bivuga ngo tuzabaho dufite ubuzima kuri iyi si, ariko nidupfa bwa bugingo Kristo yaduhaye muri roho mutagatifu buzakomeza, nibwo tuzimukana mu ijuru. Niyo mpamvu navuze nti roho mutagatifu niwe kintu kimwe buri wese akwiriye gutunga kandi akwiriye kuvugaho, kuba waganira n'ab'inshuti yawe, n'ab'inshuti zawe, kuba waganira n'abandi bose igihe cyose tukiriho, igihe tugihumeka umwuka w'abazima. Roho mutagatifu arenze uko tumuzi, arenze uko tumuvuga. Hari ibintu bitatu tugereranya na roho mutagatifu kugira ngo twumve ugukomera n'ububasha bwa roho mutagatifu. Ibyo bintu bitatu, icya mbere ni amazi nk'ikimenyetso cy'ubuzima, ikimenyetso cy'uko ubuzima buhari, cy'uko ubuzima bukomeza, cy'uko dufite ubuzima. Icya kabiri ni umuriro, ikimenyetso cy'imbaraga. Icya gatatu ni sanse eshanu z'umubiri ziwuha amakuru. Icyo cya gatatu ntikimenyerewe gukoreshwa, ariko ndibuze kubisobanura buri cyose uko nza kukigeraho. Reka tuhere kuri iki cya mbere, roho mutagatifu nk'amazi. Mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel mu mutwe wa 47 uhereye ku murongo wa mbere, batubwira amazi yaturukaga mu ngoro akagenda aho anyuze hose atemba. Ezekiel ayabona, ayo mazi yamugeraga ku birenge, aza kumugera mu mavi, mu rukenyerero, ageraho noneho amurengera atakibasha kugendamo. Bavuga yuko ngo ayo mazi aho yanyuze, buri gihingwa cyose, buri kinyabuzima cyose, ikinyabuzima cyose cyari hafi y'ayo mazi. Ngo ndetse n'amazi yari mabi yivanze n'ayo mazi, ayo mazi yahindutse meza. Ngo cyabayeho neza, cyera imbuto, cyera umusaruro. Hano amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima, ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bushoboka. Mwaba mwarumvise amakuru, abantu bajya ku kwezi baba bashakisha ikimenyetso cy'amazi, baba bavuga bati tuhabonye amazi cyaba ari ikimenyetso ko ubuzima bushoboka, ko abantu bahaba cyangwa se hari n'ibindi biremwa byahaba. No ku yindi mibumbe, ikintu baba bashaka kureba kugira ngo bamenye ko hari ubuzima buhari ni ikimenyetso cy'amazi. N'amazi, ahantu hatari amazi nta buzima buhaba. Kera abantu baturaga hafi y'amazi, n'inyamaswa nuko, n'ibimera byinshi bikunze kumera hafi y'amazi. Iyo amazi yakamaga ari nk'umugezi ukamye ku mpamvu runaka, abantu barimukaga bakagenda bimuka bakurikiye ahari amazi, kuko ahari amazi haboneka ibiryo. N'inyamaswa na n'ubu zo ziracyatura ahantu hari amazi, hafi y'amazi, kuko amazi ni ikimenyetso cy'ubuzima. Muzarebe niyo umuntu arwaye, umuntu ararwara akaremba ntabashe kurya, dukunze kuvuga umugati. Ariko amazi ni ingenzi, kuko umuntu ashobora kumara iminsi atariye, ariko ntashobora kumara iminsi atanyweye. Iyo umurwayi arembye kwa muganga, adashobora kurya, adashobora no kunywa, bariyeranja bakamushyiramo serumu kugira ngo abone amazi mu mubiri. Ni ukuvuga ngo iyo nta mazi ari mu mubiri, ubuzima burahagarara. Ahantu hatari amazi, ubuzima burahagarara. Na roho mutagatifu rero ni amazi y'ubugingo. Turi kuvuga muntu w'inyuma ari we mubiri, na muntu w'imbere ari we roho. Roho mutagatifu na roho biratandukanye. Roho iturimo Imana yaduhaye niyo yaduhaye turema. Roho mutagatifu ni Imana ibana n'Imana Data yohereje muri twebwe kugira ngo tubashe tugire ubugingo, twe kurangiriza ku buzima gusa. Rero roho mutagatifu ni amazi ya roho zacu, ni amazi y'ubugingo roho zacu zikeneye. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'umubiri, umubiri wacu ukeneye amazi kugira ngo umuntu abeho, na roho zacu zikeneye amazi kugira ngo nazo zishobore kubaho. Ubundi y'amazi abuze, kera murabizi ko hari igihe amazi yaburaga, umuntu akajya kuvoma kure, ugasanga abantu bagiye kuvoma kure hafi amazi yabuze. Hakabaho n'abantu bari batuye mu giturage batagira amazi hafi, bakajya ku migezi cyangwa se bakarenga imisozi n'imisozi bagiye gushaka amazi. Amazi ni ikintu kibura mu rugo, umuntu ntaceceke. Hariho ibintu bimwe na bimwe bishobora kubura mu rugo. Ufite ibijumba nta muceri urashobora kwirira ibijumba gusa,
ariko amazi abuze byanze bikunze uragenda, aho wayabona hose byanze bikunze uragenda. Kera rero amajyambere ataraza, abantu bakiba mu ishyamba batunzwe no gusoroma bayakurikiraga ahari, ariko ubu ngubu bishoboka, amajyambere yaje, hari ibihugu bimwe bafukura amazi nka kurya bavuga Yakobo yafukuraga amariba, ni ugucukura cyane bakageza ku ndiba kugeza ubwo bagera ku mazi, ku masoko y'amazi mu kuzimu, bakajya boherezamo ikivomesho bakadaha. Ariko noneho leta zitanga za robine, abantu benshi bafite za robine mu rugo, abantu bubaka amatanke y'amazi, bakaba bafite amazi. Nta rugo na rumwe rudatunga amazi. Bivuga ngo na roho zacu zikeneye amazi. Uko umubiri ubuza amazi wapfa wakononekara, niko na roho zacu zidafite roho mutagatifu, ariyo mazi y'ubugingo, nta buzima ziba zifitemo. Gupfa kwa roho si kimwe no gupfa k'umubiri. Iyo umubiri upfuye, uyu mubiri iyo upfuye urashanguka ukivanga n'ivu bikarangira. Ariko gupfa kwa roho tuvuga ni ukujya kure y'Imana, ni ukujya mu mwijima. Niko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo kera twari twarapfuye tuzize ibyaha byacu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umunyabyaha, iyo atazi Imana, iyo atari hafi y'Imana, mu maso y'Imana aba agaragara nk'uwapfuye. Mbese urupfu rwa roho ni umwuka, nta gipfa. Ariko gupfa kwa roho ni ukuzimira, ni ukujya kure y'Imana, ni ukutaba yabasha gutunguka hafi y'Imana, mu maso y'Imana, urwo ruba ari urupfu. Rero tuvuga gupfa kwa roho ni ibyo ngibyo tuba dushaka kuvuga. Nta roho mutagatifu ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu yegere Imana, abane n'Imana, kubera ko hari izindi mbaraga ziba ziturwanya. Dukeneye rero imbaraga za roho mutagatifu ziturwanirira. Ikimenyetso cy'uko roho y'umuntu ari nzima ni uko aba afite roho mutagatifu. Niyo mazi y'ikimenyetso cy'uko roho ari nzima, nk'uko amazi ku mubiri ari ngombwa kugira ngo umuntu abe ari muzima, ndetse banatubwira ko igice kinini cy'umubiri wacu kigizwe n'amazi. Nanone ikindi twavuga ku mazi, amazi ni ikimenyetso cyo gukura ku bifite ubuzima. Ibintu bifite ubuzima byose birakura, indabo, inyamaswa, abantu. Tuvuge ku bihingwa, iyo imvura itaguye neza ikagwa nabi, ibihingwa hari igihe bidakura. Ugasanga uko biri niko bimeze, ibiti nimba ari igiti ntikiyongera, uko kiri kiguma gutyo, mbese kubaho bikigoye. Nanone icyo giti cyahanyanyaza mu kubaho, ugasanga nticyeze imbuto, ugasanga ibyo umuntu yahinze ntibyeze kubera kubura amazi. Cyaba kineze, tuvuge nk'ibigori, imvura yaracitse hagati bitaragera kwera, bitaragera guheka, kimwe ugasanga gihetse akantu gatoya, nako kabishya, ako kagoro ugasanga karabishye. Mbese ibyezeho nabyo birabiha kubera ikibazo cyo kubura amazi. No mu buzima bwa roho nuko, iyo nta roho mutagatifu dufite ku gipimo gihagije, buri wese afite igipimo runaka, ariko hariho igipimo kiba gikenewe cyo mu rwego runaka hejuru, ku buryo umuntu yera imbuto. Iyo rero igipimo cya roho mutagatifu muri twe kidahagije, tuguma uko turi, nta mbuto twera, ntitwiyunguruza, ntidukura, kandi n'ugerageje kwera imbuto usanga zitaryoshye. Kubera iki? Kubera nta mazi. Roho mutagatifu ni amazi y'ubugingo. Uko nta rugo rubura amazi, niko natwe dukwiriye gushakisha uko dushoboye kose tugatunga amazi y'ubugingo, kuko amazi tuzirikana n'ay'umubiri. Uyu mubiri uzashanga uko uzapfa, ariko tukibagirwa kuzirikana amazi ya roho. Roho ariyo yahawe ubugingo, ariyo izabona Imana, ariyo izabaho iteka. Imana idufashe, Imana idushoboze tubizirikane. Icya kabiri ni umuriro. Roho igereranywa n'umuriro, ikimenyetso cy'imbaraga. Ikimenyetso cy'imbaraga. Umuriro ni imbaraga zihindura uko ikintu cyumvikana iyo umuntu agifasheho. Tuvuge nk'urugero, iyo umuntu atetse ibishyimbo byari bikomeye, urabona ibishyimbo umuntu atabitetse ntiwabirya ngo bikunde, biba bikomeye. Ariko urabicanira ku muriro washyizemo ndetse n'amazi, ibishyimbo bikoroha. Ni ukuvuga ngo ibyari bikomeye umuriro urabyoroshya. No mu buzima bwa roho habaho igihe umuntu aba afite umutima wanangiye, akomeye, nta kimworoshya, ariko roho w'Imana akamworoshya. Nanone umuriro ukomeza ibyari byoroshye. Tuvuge nk'amagi, igi riba ari amazi, ariko waritogosa waricanira rigakomera. Nanone rero ni kimwe no mu buzima bwa roho, hari igihe umuntu aba yoroshye, akantu kose kamugusha, akantu kose kamubabaza. Roho w'Imana yaje aragukomeza. Ni ukuvuga ngo uruhande rumwe umuriro woroshya, uhindura ibintu,
umuriro uhindura ibintu woroshya ibyari bikomeye cyangwa se ukomeza ibyari byoroshye. Umuriro nanone kandi umuriro uhindura uko ibintu bisa. Nk'amatafari iyo bamaze kuyabumba aya ngaya bubakisha inzu, aya mato mato aba asa na kirya cyondo cyo mu kabande, ariko iyo bayacaniriye n'umuriro ahindura ibara, ugasanga afite akabara keza kanogeye amaso. Ngo na zahabu ni uku bayicukura isa nabi, ngo bakayicanira kugira ngo zahabu ibengerane, bayicanira mu muriro. Bivuga ngo umuriro uhindura ibara ry'ikintu, icyasaga nabi kigahinduka neza. Umuriro urasuzuma. Iyo ushaka kumenya ko amata yapfuye urayacanira, n'inyama nuko zapfuye urazicanira. Iyo uzicaniye, iyo amata yacaniriye ari ibumba yikoramo utubumbe, cyangwa se cyaba ari ikindi kintu utetse cyarapfuye, umwuka uzamukamo ukabikubwira bigeze ku muriro. Umuriro rero ni imbaraga zihindura, ni imbaraga zisuzuma. Umuriro kandi ni imbaraga ziterura, ni imbaraga ziterura. Mwabonye amamashine aterura ibintu, aterura ibisima, aterura ingunguru, atwara ibintu, ukuntu imodoka zitwunguruza zikatuvana hano zikatugeza hariya, byose ni umuriro. Umuriro rero nanone ukuraho ibintu biri, urasunika, urunguruza, byose bikoreshwa n'umuriro. Za trene zikoreshwa n'umuriro. No mu buryo bwa roho nuko habaho igihe umuntu aba yaragize intege nke akicara ahari ntabashe kugira ikintu akora. Iyo yuzuye Roho Mutagatifu, kuko ari nako byagendekeye intumwa zahagurutse zijya kwamamaza Kristo zitagitinya kubera Roho Mutagatifu azisunitse. Natwe ni umuriro. Roho Mutagatifu ni umuriro uduhindura. Uwari wicaye hamwe akamusunika, akaguhindura gusunika, akuvana aho wari uri akagira aho akugejeje, ukabasha gukora ibyo utari gukora mbere uri wenyine. Twavuga ilisiti ikaba ndende. Umuriro ni imbaraga zihindura ibintu byinshi. Umuriro ni imbaraga zikora ibintu byinshi tutabasha kurondora. Ikindi twavuga nuko iyo umuriro ubuze, abantu bajya kuwushakashaka byanze bikunze. Nta rugo rutabamo umuriro. Iyo mvuze umuriro ndavuga n'ubushyuhe busanzwe buva ku izuba, nabwo turabugeranya n'umuriro. Mu gihe cy'imbeho, iyo imbeho ibaye nyinshi, kera abantu barimukaga, ariko ubu ngubu amajyambere yaje, abantu bubaka inzu bagacana umuriro bakota. Ariko inyamaswa zo zirimuka, amafi, abantu batuye hafi y'ibiyaga, iyo hari ahantu hakonja cyane, iyo imbeho ije amafi arimuka akajya hashyushye, abantu bakaroba amafi ari menshi. Inyamaswa zigenda zimuka zikurikiza ubushyuhe. Iyo hakonje zirimuka zikajya aho ubushyuhe buri, naho haza ubushyuhe bwazarangira zikazongera zigasubirayo. Ni ukuvuga ngo umuriro iyo ubuze, ubushyuhe iyo bubuze, bituma ibinyabuzima byimuka, ibindi bigasinzira. Nk'inyamaswa bita beya ndetse n'isazi n'inzoka, mu gihe cy'ubukonje ntukunze kubibona, birasinzira. Hari inyamaswa nyinshi sinarindira kuvuga amazina yazo. Mu gihe cy'ubukonje bwinshi cyane, ni ukuvuga ngo umuriro uba wabuze, umuriro uba wabaye muke, ubushyuhe buba bwabaye buke, zirasinzira. No mu buzima bw'umukristo rero, Roho Mutagatifu ni umuriro ukangura umuntu. Iyo Roho Mutagatifu yabuze, iyo uwo muriro wabuze, umuntu arasinzirira mu bukristo bwe, asinzirira mu bukristo bwe, cyangwa se akimuka. Mwabonye ko hari abantu bahindura amaceci cyangwa se bagahindura aho basengeraga mu buryo bwo gushakisha umuriro cyangwa se gushakisha amazi. Nk'uko abantu bimukaga bashaka amazi, hakaba n'abimuka bashaka umuriro. Ariko aho amajyambere yaziye, icyangombwa si uguhindura. Bavandimwe, twageze mu gihe tugomba kuganira byose, tukajya tuganira byose tukabivuga ku nyungu ya twese. Burya ikintu cy'ingenzi umuntu atabura ni umuriro n'amazi. Iyo ufite umuriro ukaba ufite amazi, uba wibitseho ibyangombwa. Rero icyangombwa si ukwimuka nk'abakera hataraba amajyambere ngo tujye dukurikiraho umuriro uri cyangwa dukurikiraho amazi ari, ahubwo ni ugutunga umuriro. Ukamenya uburyo cyo utunga umuriro. Ni ugutunga amazi, ukamenya uburyo cyo utunga amazi, kuko ntibishoboka yuko wabaho udafite umuriro. Ibyo bintu bibiri nta muntu wabaho atabifite. Hari umugani bakunda guca, nk'umuntu yagize ibibazo bakavuga ngo bamufungiye amazi n'umuriro. Iyo bamufungiye amazi n'umuriro ni ibintu essential. Ni ukuvuga ngo ubuze amazi ukabura umuriro, ubuzima burahagarara. Ibyo bintu bibiri. Muzumva abantu bashaje, abakecuru cyangwa abasaza, usanga aganya avuga ngo singira umwana umvomera utuzi, singira umwana untorera udukwe.
n'iyo umusuye nk'iyo twasuraga ba nyogokuru, ikintu cya mbere twasiga tubavomeye cyangwa tukabatorera inkwi. Bivuga ngo umuriro n'amazi ni ibintu by'ingenzi ku mubiri kugira ngo umuntu abeho. Ni kimwe rero na roho. Ubuzima bwa roho kugira ngo bushoboke bukunde nuko umuntu aba afite amazi, akaba afite n'umuriro, kandi byose bitangwa na Roho Mutagatifu. Roho Mutagatifu niwe muriro w'ubugingo bwacu, Roho Mutagatifu niwe muriro wa roho zacu, kandi nawe mazi amara inyota roho zacu zikeneye. Cyane nkiri muto aho nabaga iwacu mu rugo iwacu twakundaga kugira imirimo myinshi cyane, twahoranaga imirimo. Rimwe ndumva hari mu kiruhuko twagiye mu mirimo hanze itandukanye, tugera mu rugo bwije, banza hari nka 12:30 n'igice ngereranyije. Noneho dutangira gushaka gucana, dutangira gushaka ukuntu twacana ngo duteke muri uwo mugoroba nyine, kuko twari tugeze mu rugo bwije. Noneho turebye ahantu dushyira ikibiriti dusanga nta kibiriti dufite na kimwe. Noneho turagenda tubwira mama duti uzi ko nta kibiriti dufite ntitwacana kandi bwije. Mama ati turabigenza gute? Duti no kujya kurahura. Ati umugiye kubyutsa abantu bamaze kugara ngo baze gushyira imyugariro mu irembo ngo babugurure mutore umuriro. Hari umukecuru umwe twari duturanye yaribanaga kandi nyine yari umuntu mwiza. Duti niho tujya kurahura. Tujyayo ariko mama biramubabaza ati bubu bwa mbere n'ubwa nyuma. Ubwo twaragiye turarahura umuriro turawuzana, ukeye yagura ibibiriti bibiri, mufate icyanyu nanjye fate icyanjye. Buri gihe akajya yibikaho ikibiriti akatubwira ngo nimujya mubura ikibiriti mwakimaze mujye muzana kirya cy'inyuma bitiganda, muzane mbaho umwambo umwe. Iyo twabaga twabuze ikibiriti yaduhaga umwambo umwe agahora yibitseho ikibiriti. Aravuga ati bishoboka bite kuriya mukecuru ushaje cyane ari we uturusha umuriro, ari we tujya kurahura mu muriro. Uwo mukecuru rero ntiyajyaga abura umuriro mu rugo rwe. Yabwiraga abantu bakamurimburira imizi y'insina, biriya bice byo hasi by'insina byo ku mizi, akabyanika akabyumisha, nibyo yavumbikishaga umuriro. Mu gitondo na nimugoroba umunsi ku wundi ntiyigeraga abura umuriro mu rugo rwiwe. Ikimenyetso cy'umuntu ukuze, abantu bakuze baha agaciro umuriro. No mu buryo bwa roho, umuntu ukuze mu buryo bwa roho neza nawe yumva agaciro k'umuriro ari we Roho Mutagatifu, arabyitwararika. Nanone umuntu ukuze iyo umuriro awubuze biramubabaza. Umuntu ukuze iyo adafite umuriro mu rugo biramubabaza, ariko umuntu muto ntacyo bimubwira. Ni kimwe no mu buzima bwa roho, umuntu ukuze mu buryo bwa roho iyo adafite Roho Mutagatifu ari umuriro biramubabaza, bimutera gushakisha. Niko byagenze muri ako gakuru mbabwiye. Uwo mukecuru yitwararikaga umuriro kuruta ibintu byose. Yashoboraga no kudateka. Hariho umunsi atatekaga, abuzukuru we cyangwa se abakazana be bakamushyira ibiryo, ariko niyo yabaga atatetse ntiyashoboraga kubura umuriro. Abantu bose niho bajyaga kurahura umuriro. Mama nawe abonye ko tubuze umuriro ahita avuga ati ubu ni ubwa nyuma. Yahise agenda agura ikibiriti, ntiyari afite umwanya wo kwirirwa mu rugo ngo avumbike umuriro, ariko yibitseho ikibiriti. Ntitwongeye kubura umuriro, twaragendaga duha umwambo umwe cyangwa ibiri tugacana, bugacya tujya kugura icyacu kibiriti. Ntiyongeye kuko byaramubabaje, ariko twe ntacyo byigeze bitubwira. Iyo habaga ari no kumanywa, hari igihe umuriro twajyaga kura tugasanga ikibiriti n'ubundi twakimaze, mama yaba adahari tukajya kurahura n'ubundi, ariko iyo hari akaduha ikibiriti. Ariko ntibyigeze bitubabaza, nta nubwo twumvaga icyo bivuga. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akiri muto mu buryo bwa roho nawe ntabwo yumva agaciro k'umuriro, ntabwo yumva agaciro ka Roho Mutagatifu. Ariko ko umuntu akura niko yitwararika umuriro, niko yitwararika amazi. Ibyo bintu bibiri ni ibintu dukeneye gutunga mu buzima bwacu mu buryo bw'umubiri. Uko ibyo bintu bibiri iyo bibuze ku mubiri, umuntu ashobora kumererwa nabi. Ntabwo wabona n'uko urya, nta nubwo wahinga ngo uzeze nta mazi, kandi udafite umuriro ibyo uhinze ntiwabiteka. Ni kimwe na roho, ntabwo ushobora kwera imbuto Imana idushakaho udafite Roho Mutagatifu nk'amazi, kandi n'izo mbuto ntabwo zagira icyo zimarira umuntu nta muriro uzicanira. Umuriro utanga icyizere. Iyo umuntu atetse ugacanira isafuriya, nyuma y'iminota 30 uragenda ugakora ukumva isafuriya yashyushye, uhita ugira icyizere uti ndi burye. Nyuma y'indi minota 30 bitangira gutogota. Nyuma y'indi minota 30, nimba ari umuceri, nimba ari ibishyimbo, nimba ari isombe, biratangira kuguhumurira. Uwo muhumuro iyo wumvise ugira icyizere. Muri kino gihe hari abakristo benshi badafite icyizere cy'ijuru cyuko tuzabaho, akaba nyine yashakisha ibyisho uko ashoboye, akavuga ati nimba nzabaho, nimba nzakira simbizi. Bariho
kubera iki? Kubera kubura umuriro nta cyizere uba ufite. None se uramutse uteretse inkono ku ziko, byigeze kumbaho ni ishyiga rya electricité nari mfite ririya rya touch, warikoragaho rigatukura nk'aho umuriro uri kwaka ariko ntuzemo, wariterekaho ntibishyuhe kandi riri gutukura. Biramutse bibayeho ugatereka inkono ku ziko, nyuma y'iminota 30 wakora ku isafuriya kumva ntishyushye, nyuma y'indi minota 30 wakoraho kumva ntishyushye, ugapfundura ugakora mu mazi kumva ntashyushye, urashobora gusubirayo ukajya kwicara ukarindira ngo uzarya. Icyo cyizere wakigira bigakunda. Nyuma y'isaha wapfundura ukabona nta kuka nta gutogota, ukagenda kwicara ukavuga utereka mfundikire nizeye ko ndi burye. Icyo cyizere cyakunda? Ntabwo bishoboka. Impamvu rero ibintu by'ijuru abantu benshi bibagora kubyiyumvisha no kubishyiramo umwanya no kubishyiramo amafaranga kugira ngo babyiteho, ni ukubera ko nta muriro, ntacyo wumva. Umuriro utanga icyizere kuko umuriro urahindura, kuko iyo ikintu gihindutse kikava kuri uru rwego kikajya kuri ruriya, izo mpinduka ubwazo nawe ubwawe zigutera icyizere, kuko iyo utetse wizera ko uzarya, kuko birashyuha, nyuma yo gushyuha bigatogota, nyuma yo gutogota bigahumura, nyuma y'akanya gato ukabura hishije, ukabwira abantu uti mwicare ntimugire aho mujya mu kanya birahiye. Ariko biramutse ugiye ugasanga ntibirabira, n'isafuriya ntishyushye, yemwe wakwicara. Dushaka imbaraga z'Imana. Roho Mutagatifu ntabwo ari ikiwane, ntabwo ari ukumuvuga gusa. Uramwumva, hari icyo wumva, hari ukuntu mwumva ku buryo ijuru cyangwa se ubugingo buri imbere cyangwa se ko Imana iri hafi, atari ukubishidikanyaho. Ku muntu ufite Roho Mutagatifu ntabishidikanyaho. Icya gatatu tugiye kuganiraho mu kanya ni icyerekeranye na sanse 5 z'umubiri ziwuha amakuru. Icyo ngicyo ntabwo dukunze kukivugaho cyane, ariko ni ingenzi kuko ni ikimenyetso cy'ubuzima bwuzuye. Izo sanse 5 ni ikimenyetso cy'ubuzima bwuzuye.